Ntihazagira abantu bazana bakange ngo babaye abanyamwuka b'ibitangaza, ngo babaye ngo abakozi b'Imana b'ibitangaza, ngo babaye abavuga butumwa. Reka mbabwire, iki kintu kiragukanyaga kikakukanyaga, ukabona hano hanze hari ibintu biryoshye, kandi iki kintu ushaho gihumurirwa nabi. Uzi impamvu gihumurirwa nabi? Kiba gihumurirwa ibyo cyahozemo. Umubiri, impamvu ushaka ubusambanyi nuko undi ugiye gusambana nawe icyo yambaye cyavuye hariya birakururana. Ibyariho uyu munsi ejo bundi bizaba demode, haza ibindi. Nyuma y'imyaka n'imyaka muzasange bya bindi byongeye biragarutse. Abantu nibarangiza bati twabonye ibigezweho byahe. Bageze banyita Petit Jackson, kubera ko kabisa Jackson kabisa najyaga hariya nkareba za bani za smooth puri payose nyigana, najya hariya kuri piste kuri ukagira ngo ni Jackson waje mu Rwanda. Ariko ndi gukora iki? Ndi gukopera Michael Jackson. Biravuga ngo n'umwuka we uranjyamo. Uyu munsi y'imvura iguye ijoro ryose bigenda gute? Hano bigenda gute? Ijoro ryose idahagarara. Reka mbabwire, ntimureba televiziyo se? Abantu baba bashize imodoka ukabona ziri kureremba muri Nyabugogo ijoro rimwe. Ariko icyo gihe ngo imvura yaraguye, ngo amasoko yose y'ikuzimu namwe ijoro arazibuka. Bivuga ngo amazi yavaga mu kirere no munsi. Isi yose irarengerwa. Ubwato bwabajwe mu giti ngo burateruka burareremba hejuru. Reka dusenge twakire ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, tugushimiye ko uko warejo uyu munsi kandi niko uzahora iteka ryose. Ijambo ryawe nirisaza, niryo ryaremye byose kandi niryo rizabisoza. Tugushimiye rero izo mbaraga uduhera muri wowe tubifashijwemo n'umwuka wera. Turinginze kugira ngo buri muntu wese uri hano atahane icyo washatse ko yumva. Turananiza imyumvire idaturutse kuri wowe. Kirogoya yose y'umwanzi turayiburizamo. Waje ananiwe naruhurwe nawe, kandi ubabaye nahabwa ibyiringiro. Turasenga kugira ngo iri teraniro uvugane naryo. Ubwiza bwawe bwururuke, ntabaringe, ntabari teraniro, ntabari uwo ari we wese, ahubwo umwuka wera afata imbaraga n'imitima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu ashimwe. Twakiriye Imana yacu hagati muri twe n'umwuka wera na Yesu Kristo. Ariko kubera ko tuzi abangirikani hari ibibazo bimwe dufite twiyiziho, turabizi. Reka dusome nanone igice. Ntabwo ari uko abagisomye bagisomye nabi, basomye neza cyane, ariko tugiye kwibukiranya gusa icya kabiri, kuko ibi ni ibintu twakozeho ubushakashatsi turabibona. Abantu iyo batinze mu bintu bigeraho bakabimenyera. Abangirikani ntabwo abenshi basobanukiwe umumaro w'ibice. Usanga dusoma ibice, umuvugabutumwa yajya kubwiriza ibice bakaba babyibagiwe kare.
rwose ibi byo ngize nagurya nkatomboza abantu bangahe mwabireba ushobora gusanga ari nk'umwe ukibyibuka. Ntabwo rero mvuze ngo ni ibya bose, ariko kugira ngo dusangire twumvise icyo twanibukiranije, reka dusome nanone igice urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 12, ariko ndi busome imirongo 2 yonyine, ibindi ni byiza ko iki gice cyose muzagisoma, ni cyiza cyane. Haleluya. Kuko niba ukeneye gusobanukirwa uko wabaho nk'umukristo, iki ni igice cyiza kibigufashamo neza. Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abo twabanye mu gitondo nagize emphasis, natinze cyane ku gusobanura ibitambo. Abashaka kureba iyo nyigisho ya mbere ubwo bazajya uyu munsi, kuko twamaze kubibona ngo nta yandi mahitamo dufite, tugomba gukora ivugabutumwa ryo mu nsengero n'iryande hashoboka. Hari abantu uyu munsi batari hano kubera ko insengero zabo zifunzwe, rero abo nibwo buryo twahisemo, nta kundi. Ubwo rero inyigisho ya mbere isobanura detaye z'ibitambo, ubwo abari bugire baze kureba kuri cano, murabona hano umusore uri hano, hari ahantu yitwa kuri My Generation for Jesus TV, abariho bajya kubirebera, kubera ko ubu ngiye gukomerezaho igice cya 2. Haleluya. Mbihuje ibitambo bwabyo ni inyigisho ndende, naciyemo mu ncamake. Mwabonye ko twasomye mu Balewi igice cya 7 havuga igitambo gikongorwa. Igitambo gikongorwa ni igitambo cyatambirwaga urubanza n'ibyaha. Iki gitambo cyagombaga cyose gushya kigakongoka. Ibindi bitambo ibice bimwe bikigize byashoboraga kuribwa, hanyuma agakoreshwa amaraso gusa. Iki cyo cyarakongorwaga cyose kigashiraho. Kubera iki rero ari cyo ngarukaho, nuko ari cyo Pawulo ari kuvuga hano mu Baroma igice cya 12. Buriya zimwe mu ngorane kugeza uyu munsi tugifite, nuko abantu ntabwo bari basobanukirwa aho isezerano rya kera rihurira n'irishya. Ugasanga umuntu yicaye mu isezerano rya kera pe, wamugeza mu isezerano rishya akaba mu gicuku. Ugasanga hari undi nawe ni isezerano rishya, ntabwo ushobora, nta kintu na kimwe azi mu rya kera. Ariko buriya Bibiliya si uko iteye. Ibitabo byose uko ari 66 dufite muri Bibiliya, byose bivuga ikintu kimwe, bivuga agakiza twaherewe muri Yesu Kristo. Uwamaze kugatandukanya yumva nabi. Hari abantu bamwe bavuga ngo no, twewe besi yacu turayigira tuvuge isabato, bakicara mu isezerano rya kera kakahava. Urimo urabyumva? Abandi bati twewe emphasis yacu turayigira izina ry'Imana, Imana yacu ni Yehova. Ugasanga ibintu byose, ariko ikibazo Imana ifitanye n'abantu si izina. Ikibazo Imana ifitanye n'abantu nuko badasobanukiwe umugambi wayo.
after all mu mico myinshi Imana yitwa amazina atandukanye, icyo si cyo kibazo. Rero kugira ngo usobanukirwe iki gice cya 12 bigusaba gusubira uko ibitambo byari bimeze kiriya gihe kugira ngo wumve ikintu. Kandi Pawulo ari kuvuga ibyo yanditse hano mu by'ukuri we nibyo bitekereza afite. Arimo arabwira abantu mu gihe cye, kubera ko ibintu by'ibitambo muri kiriya gihe imico yose yarabigiraga. Mbere y'ivuka rya Yesu na nyuma gato ntabwo isi yigeze ibaho itemera Imana. Isi yari theistic. Ingorane nuko bemeraga mu buryo butandukanye. Nta gihe isi yigeze ibaho abantu badafite ibitekerezo by'uko hari imbaraga zindi zirenze izabo. Uyu munsi hari abantu ubwo bumva ko baba barabaye abahanga, bakavuga bati ubuhanga bwacu ntabwo butwemerera kumvira Imana cyangwa kwemera Imana. Ariko abatangiye ubuhanga bwabo babutangiye bashingiye ku kwemera Imana. Kera icyo twita filozofi ya Kigereki yose yatangiye ishingiye ku gutekereza ngo ubundi Imana ibahe, Imana ibaho. Nibwo bushakashatsi guhera ku mibare, biology n'ibindi byose. Ubundi biriya byavumbuwe abantu bari gushaka kumenya ngo hari ikiremwa kidasanzwe cyaremye ibibindi. Umuntu rero uvuga ngo ngende umunyabwenge ku kigero ntashobora kwemera Imana, ninjije iruta izindi zose. Kubera ko originalite y'ibyo twita ubwenge ubundi byavumbuwe abantu bashaka gusobanukirwa Imana. Haleluya. Amen. Uku niko kuri nge ndabibabwira kuko nibwo bushakashatsi nakoze. Hanyuma kandi n'ibitabo bindi byose bivuga ibya filozofi ya kera byemeza ko abitwa ba Socrate, abitwa ba Aristotle, babandi bose ndimo ndabwira hano abantu baba bumva ngo ubwo ngo twagiye mu ishuri ngo twabaye abanga ngo ntabwo tugikeneye Imana. Ni wowe wiyanze, we ntabwo wiyizi, ni wowe ufite ikibazo. Kubera ko siyanse ntagiye yigeze ibaho itemera Imana. Uko niko bimeze. Rero kiriya gihe iyo habaga ikibazo kiremereye bakiremeraga Imana. Baravugaga ngo reka dushyire hano ikintu dushobora gutakira tukakibwira ngo hano dufite ikibazo kiremereye dufasha. Ndetse abitwa Baroma bo baba Baroma n'Abagereki icyo bahuriyeho ni kimwe, kuko bose babagaho mu buzima bwemera ibiremwa bibaruta. Ubwo ni Imana. Twe iyo tugeze hano tuvuga Imana, ariko bo bari bafite izindi mana nyinshi. Pawulo ageze Korinto arangije asanga baraziremye ziba nyinshi, bigeze babona zirarambiranye. Bati noneho buretse nihavuka ikindi kintu tutazi, reka tureme Imana yitwa Imana itazwi, aba ariyo tujya dutakira tubwire. Murumva iyo mitekerereze bari bafite. Rero iyo baremaga Imana, n'Imana zose zabaga zifite uburyo zegerwa. Uburyo zegerwa rero kiriya gihe bose bari bahuriye ku kintu kimwe cyitwa ibitambo. Gutambira Imana nyine kuvugana nayo, kuyegera ukayinezeza kugira ngo ikumvire. Kiriya gihe rero niko babagaho. Pawulo ari kuvuga hano ngo mutange imibiri yanyu b'ibitambo. Kiriya gihe byarumvikanaga mu buryo bworoshye gutanga ibitambo.
ndetse no mu mateka rwose ya vuba abanyarwanda benshi barabizi. Abakare mu iteraniro nababwiye ko nge navukiye mu muryango bizi cyane kuko mama wanjye yari umupfumukazi. Rero nabonyeho utuntu tumwe ndatuzi, murabyumva. Ntago ndi bujye muri izo detaye kubera ko ndashaka kunyaruka murabyumva. Ariko buri gitambo cyose byagendanaga no gupfa kw'itungo, cyane cyane igitambo kije gucungura ubuzima bw'umuntu. No mu isezerano rya kera niko byari bimeze. Hari amoko atandukanye y'ibitambo, ariko hano icyo twavuzeho cyane ni igitambo gikongorwa. Iki gikuraho urubanza hanyuma kigakuraho n'ibyaha. Reka rero nihute sintinde ku bitambo kuko nababwiye ko nabivuzeho. Ubwo abakeneye bazabireba ibigize igitambo. Ariko hano Paulo yatubwiye ibintu bitatu by'ingenzi tugomba kumenya. Icya mbere ni uko igitambo cyagombaga kuba kizima ari byo hano Paulo arimo kutubwira ko ibitambo byacu bigomba kuba bizima. Hari ibintu bitatu byarangaga igitambo. Icya mbere cyagombaga kuba kizima, cyera kandi gishimwa. Ngiye rero gutinda kuri kizima. Haleluya. Ibi bindi navuzeho mu ncamake, ubwo Imana izaduha ikindi gihe cyo kuvuga kwera kw'igitambo hanyuma no gushimwa kwacyo, kubera ko hari igihe cyashoboraga kuba kizima cyera ariko ntigishimwe. Ibitambo bizima. Haleluya. Hano Paulo avuga ubuzima bw'igitambo nuko cyabaga gifite ibintu bibiri. Ariko kandi ibi bintu bibiri natwe tubihuriye, kuko hari icyo bitaga ubugingo bw'igitambo ariyo maraso, hanyuma n'umubiri w'igitambo. Hari igihe igitambo bagicinjaga, bamara kukibaga, amaraso bakayamena ku gicaniro, hanyuma ibindi bisigaye umutambyi akaba ari ubirya. Amaraso rero yitwaga ubugingo bw'itungo. Kugira ngo rero igitambo kigire imbaraga zishobora gukuraho ibyaha by'abantu, nuko amaraso yamenekaga n'umubiri nawo ugakongoka. Icyo gitambo cyabaga gifite ubwere budasanzwe, kuko nta kantu na kano na gato kagombaga kuba kakiriho. Kuvuga ngo gifiteho akantu kakoya gatandukanye n'akandi, kuvuga ngo kiraremaye ngo ni agatungo gato, ngo itungo ry'intorano, urimo murabyumva, rikajya hariya ryose rigakongoka. Haleluya. Paulo rero arangije abigereranya n'imibiri yacu. Imibiri yacu nayo niko imeze. Hano Paulo avuga imibiri, ubuzima bw'umuntu nuko bugomba kuba buhujwe, ari umubiri usanzwe n'ubugingo byombi. Kubera iki ngewe nawe tuba bazima imbere y'Imana ari uko byose bihuye? Hano nabivuzeho, Paulo yakoresheje ijambo ryitwa somata. Ni ukuvuga ngo ni imitekerereze ya kiriya gihe, ntabwo batandukanyaga umubiri n'ubugingo, byose byari bigize umuntu. Iyo bakurebaga, barebaga umuntu ugaragara n'utagaragara. Iyo umuntu yakoraga ikosa, babanzaga gusuzuma ni iyihe mpamvu yabimuteye mbere yuko ahanirwa ingaruka. Ariko kandi buriya ni nako Imana itureba.
kuko Imana ikigiye gukora mu buzima bwacu bwose ibanza kureba umutima uri bucyakire. Iyo umutima wagiye ku ruhande, umubiri uba utagifite agaciro imbere y'Imana, kubera ko nta business idasanzwe Imana ifitanye n'umubiri. Ngewe nawe Imana ijya kuturema yafashe igitakira kibumba, imaze kukibumba cyari kikiri ikintu kiraho, kugira ngo cya gitaka kigire valeri. Nuko Imana ngo yafashe umwuka wayo irangije iwuhumekera muri cya gitaka. Ibyo biravuga ngo iyo ubugingo bukuvuyemo usigara uri igitaka, usigara uri useless. Yewe reka mbabwire, hano hari abaganga. Nigeze kwendereza umuganga umwe ariko nyereka ibintu mureba muri za microscope, ariko numvaga mfite, kubera ko hari ibintu nari nasomye ku ruhu numva ngize amatsiko. Barare abalaborante ndagira gutyo ukabona uruhu ni ibintu by'ibinyama by'ibikoko umva urareba ukabona ari umwandura. Uyu muntu ni njyewe. Kandi niyo mpamvu iyo umuntu apfuye, iyo baje kugura nyuma y'iminsi nga uba wavuyemo iki inyo. Nibyo bikoko nyine, nibyo wambaye, ni igitaka kiri hari. Ni ukuvuga ngo wowe ufite agaciro iyo ubugingo bwawe bufatanye neza n'umugambi w'Imana. Satani ntazigera kubeshya ngo umubiri wawe wirukanyeho abari ushyiraho imbaraga zose, kubera ko umubiri ni uwo hano. N'ikimenyimenyi kuri wa munsi ngo tuzambara imibiri mishya. Ngawibaze rero umuntu imbaraga ze zose akazitakaza ku kintu cy'utunsi tungahe, kandi Imana yaraguteguriye kuzabaho ubuziraherezo wambaye umubiri mushya, utarwara, utababara, utagira ibibazo. Satani yikubeshya. Ibyo Imana yaguteguriye biri hahandi. Amen. Rero hano nibyo Pawulo ari kuvuga. Arimo aravuga ngo niba ukeneye koko gukorera Imana no kwiha Imana, wiyiha igice, byose bigomba kugendana. Kubera ko iki gitaka gicumbikiye ubugingo, kirabucumbikiye. Urimo urabyumva? Gucumbikira ubugingo ntabwo bivuga ngo nicyo cyabaye ubugingo bizima. Ubuzima bwawe nuko ubaho uyu munsi, ariko amaso yawe uyahanze aho ujya. Igihe iki kintu cyamaze kukuvamo, navuze ngo nta kibaho udashobora gukora. Ntihazagira abantu bazano bakange ngo babaye abanyamwuka b'ibitangaza, ngo babaye ngo abakozi b'Imana b'ibitangaza, ngo babaye abavuga butumwa. Reka mbabwire, iki kintu kiragukanyaga kikakukanyaga, ukabona hano hanze hari ibintu biryoshye, kandi iki kintu ushaho gihumurirwa nabi. Uzima gihumurirwa nabi, kiba gihumurirwa ibyo cyahozemo. Umubiri, impamvu ushaka ubusambanyi nuko undi ugiye gusambana nawe icyo yambaye cyavuye hariya, birakururana. Urashaka ibyo kurya, urashaka ibyo kwambara, urashaka n'ibindi. Ibi byose ni ibyahano, birakururana. Rero ubugingo bugasigara hano hagati. Niyo mpamvu kuburinda ari igitambo cy'ubwacyo kiremereye, n'ugushinyiriza.
Haleluya. Pawulo rero araduhereza inama nziza z'uburyo dushobora kurinda urugendo rwacu ubugingo, dushobora kurinda ubu buzima twahawe kugeza igihe Yesu azishyira ngewe nawe nta munganyare nta n'ikizinga. Yaravuze ngo icyambere ku murongo wa 2 ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Nimwishushanye n'abiki gihe. Reka mbabwire impamvu dufite yo kutishushanya n'abiki gihe n'iby'iki gihe nuko bihora muri rotasiyo. Ibyariho uyu munsi ejo bundi bizaba demode, haza ibindi, nyuma y'imyaka n'imyaka muzasange bya bindi byongeye biragarutse. Abantu nibarangiza bati twabonye ibigezweho byahe. Salomo yabivuze neza ati mwisi nta kintu na kimwe gishya gihari, ibyakera nibyo bigaruka. Satani rero yarangiza agakubita abantu igipindi ategere ati ibi nibyo bigezweho. Reka mbabwire uyu munsi hari tekinoloji isi itari yashobora, Imana yigeze guhishurira umuntu. Urimo urabyumva? Umuntu witwa Nowa. Mu minsi yashize, reka mvuge mu myaka yashize, hari ubwato bwitwaga Titanic. Ya filime murayibuka? Titanic. Barabukaze bati ubu ni ubwato bw'ikinyejana buremereye babuvuga ibigwi. Hanyuma muri Atlantike buragiye abana bakire bose. Umva, icyo nicyo gisi yatakaje abakire b'ibitangaza. Bagura amatike za miliyoni, harimo amahoteli aremereye. Bugezemo hagati bugonga neje. Urabyumva? Neje. Burapasagurika, burasandagurika, abakire n'amamiliyoni barapfa barashira. Ariko reka mbabwire, umuntu umwe Imana yaramubwiye ati reka nkubwire, fata igiti cyawe. Urimo urabyumva? Iki giti muri kiriya giti ubundi nicyo giti cyavagamo ibintu by'amacumu, ibintu ntago bari bakeneye gukora ibintu by'ibyuma kubera ko cy'ubwacyo cyari gikomeye kugeza igihe gishobora gukora akazi icyuma gishobora gukora. Murabyumva? Angiza amubwira ati wowe baza. Imana imuhereza ibipimo byose, imuhereza mezire. Ati imvura igiye kuzamanuka. Nimanuka ibintu byose bizarengerwa, imisozi n'ibindi byose. Imvura ngo yaguye igihe kingana iki? Iminsi 40 n'amajoro 40. Uyu munsi y'imvura iguye ijoro ryose bigenda gute? Hano bigenda gute? Ijoro ryose idahagarara. Reka mbabwire, ntimureba televiziyo se? Abantu baba bashize imodoka ukabona ziri kureremba muri Nyabugogo ijoro rimwe. Ariko icyo gihe ngo imvura yaraguye, ngo amasoko yose y'ikuzimu namwe ijuru arazibuka. Bivuga ngo amazi yavaga mu kirere no munsi. Isi yose irarengerwa. Ubwato bwabajwe mu giti ngo burateruka burareremba hejuru. Uyu munsi nta bote, nta bwato, nta cyombo na kimwe na ziriya sumare, amarembo y'ikuzimu ngo avuvutse gutya bwareremba. Iyo tekinoloji ntiraba.
ntimuzatubeshya harya ngo baba electrical engineering n'abaki muracyari inyuma. Mwabyumvise? Muracyari demote, ibyo ntabwo murabigeraho. Nta gishya rero mwadukangisha. Aye baba kumwakoze technology zahe. Reka singe no muri science nyinshi. Madame ajyambwira ati ariko ujye witonda utazajya uzana za science nyinshi n'ibitabo wasomye ukazimiza abantu. Ariko icyo kirumvikana. Haleluya. Nta gishya mu gihe cy'Abagereki. Ibe abantu hano baba bitwaje ngo bambaye ngo ubusa ngo bagize ute ngo bakanze. Ntawe muri gukanga. Abagereki ibi bintu babigize kera kubera ko umwuga w'uburaya wari umwuga uriroyo. Hari indaya z'amoko atatu. Urimo urabyumva? Ariko reka mvuge kuzitwa porni. Ariho haturuka izina ngo pornography, ayo mafilime ya za porno. Murabyumva? Izi ndaya zo zari zarabigize umwuga urandikwa. N'umwami akaza nyine nk'ibisanzwe aje kureba porni. Kandi buriya nibyo Satani ariko zana muri iki gihe. Buno huzuye indaya ziyubashye. Umugore akaba ari umugore ufite umugabo. Buri munsi akabaca inyuma y'umugabo we. Uri indaya. Nibavuga indaya ntujye uvuga za zindi, ahubwo wowe ni wowe mbi. Kubera ko uri gukora uburaya buciye ku isezerano, wowe uniyongereraho n'umuvumo. Murimo murabyumvara? Bariya bo byari ibintu biri official bizwi. Ngo umwami nawe ashobora gusohoka akagira uko ajya kwigenza kuri porni. N'abantu bakomeye. Izo zari indaya z'abantu biyubashye kabisa bakomeye. Ariko reka mbabwire, uyu munsi noneho nyine hadutse ibyo kwambara imikondo iri hanze. Nahe bya bindi byose ngo ubwo bakanze nibigezwe muri mwitera nyuma rya nyuma y'abantu. Kandi kibi cyane umwe muri mwitera nyuma ry'umubiri n'iry'umwuka, kubera ko ntabwo muzi bigezweho. Iki kinyejana gikeneye abagore biyubashye kubera ko abagore barabuze. Uko iby'isi bigenda byangirika, abantu bagenda bashakisha icy'umumaro. Igihe isi yakubeshye ikakubwira ngo dore reba uko wigenza, bigenze gutya kugira ngo witabare, reka nkubwire uzasanga aho kwitabara wiyanitse hanze. Kutishushanya n'abiki gihe. Umuntu arareba kanaka ati kanaka tegurya. Ntimwumvise ibintu bya surgeries abantu byo kwibagisha kugira ngo bagire harya ngo ni bazita nyashe. Kubera ko byasakuje ngo za nyashi bose barashaka kugira nyashi, ariko hari nyashi zababariye mu mago. Muzajya kure abantu bari muri za Gatanya hariya hirya ziba zanamye hariya. Usibye ko ari nazo nyinshi. Iyo umuntu yamaze kwibeshya ngo ni igitangaza, ibintu byose abikorana ubwiyemezi, abyica byose. Ashidikoni ngo nyashi niki.
reka mbabwire ibi bintu by'abamisi, ibintu by'abamisi nta gishya kirimo. Gwera mu bwami bwa Mesopotamiya batoranyaga abamisi, ariko bo misi akaba agiye kuba umugore w'umwami. Uyu munsi ni ba misi bakabahereza udusaha n'utumodoka. Hari uwo nigeze kumva ngo imodoka ye yanaratinze. Kiriya gihe wabaga misi uhita winjira muri Paris. None uyu munsi ba misi bari chipu, bakubise ibintu babimaze, bakubise hariya ni ibitangaza. Abantu yewe murambabaje. Aha, hari ibintu bigera kuri ya binenge kuvugaho uyu munsi biri gutuma abantu bishushanya. Icyambere, hari umwuka witwa nominalism, umwuka wo gufata ibintu byose bakabigira ibisanzwe. Urabyumva? Turi mu kinyejana, umuntu aza mu rusengero ari ibintu biraho. Reka mbabwire, Mana yo mu ijuru, hari ibintu bimwe bimbabaje bibabaza n'abandi. Ubundi Mana kugira ngo ikorere mu bantu, nuko kwa kundi twumvise cya gitambo, nuko haba harimo ikintu cyitwa kwera. Maze kubona seminari nyinshi zateguwe ngo kububyutse, ngo turataka, ngo turasenga, ngo turashaka ububyutse mu izina. Ububyutse ntabwo buvugwa. Ububyutse umuntu arabukorera, hanyuma umwuka wera akaza akikorera uwo murimo. Ariko utangira niyo nyota ugakora n'ibimenyetso by'ububyutse. Muzabaza abantu bitwa Abigayi nabo twita bari bafite ibintu bitatu. Icyambere, amateraniro yabo yari afitemo ikintu cyitwa kwihana. Nicyo cyari imbere, kwihana. Icya kabiri, gutanga ubuhamya. Urabyumva? Icya gatatu, kugendera mu mucyo. Ukuri kwambaye ubusa kuri hariya. Nta bintu byitwa ibyo kuririmba cyane ngo byagize. Yewe reka mbabwire, mumbabarire, ibintu ndabivuga mbishishuye. Ubyumva abyumva uko bimeze, utabishaka nta kundi. Tumaze iminsi twaratewe n'umwuka. Ndawita umwuka ni ikintu cyiza Satani yafasha gikoresha nabi. Ikintu cyitwa abaririmbyi. Munabyumva? Za worship team. Buno byabaye nka za komisiyo. Urimo urabyumva? Umuntu akarara hari bimukiniramo kubera ko ku manywa ari nta kabari gahari, ari nta boate, akaza kubyinira mu rusengero. Murabyumva? Nta kintu na kimwe kirimo imbere, azanye umwanda we aje kuwanduza abandi. Niyo mpamvu ahenshi abapastori n'andi bakozi b'Imana tugenda tugirana ibibazo rimwe na rimwe n'abaririmbye, atari uko tubanga, ariko kubera ko imibereho yabo, ubuzima bwo muri korari, ubuzima bwahe ni ikibazo. Babigize ibisanzwe. Kujya hano ku ruhimbi bikaba ibintu bisanzwe birahosha. Hano umutambyi yarahagwaga. Muzi ko yahagwaga? Buriya rero abangirikani dufite ibintu by'ibishushanyo, ubwo ibyo byo tunabihuriyeho n'abiroma. Dufite ibintu by'ibishushanyo biri clair, ahera n'ahera cyane.
ubwo abangirikani tugira ibyo bishushanyo murareba hano buriya yameze iyo tugiye ku igaburo ryera ubundi uko abangirikani babipanze hano umuntu ajya hariya ari uko agiye gutunganya igaburo ryera rikanabikwa na hariya. Ubwo muri tradisiyo angirikani hitwa hera hahera, hanyuma n'abapastori bicaye gutya hakitwa hera. Hariya muri eglise ziri traditionnel kabisa muri angirikanism hariya ntabwo ushobora kuhahinguka, kandi abantu barawubaha biteye ubwoba. Murabyumva? Ni igishushanyo, reka tuvuge ni igishushanyo. Ariko umuntu araza hano kubera ko yewe mu bigezweho hadutse n'ubutumwa bufasha abantu kubyoroshya. Yesu yarabapfiriye, byararangiye, yarabirangije. Ahasigaye rero mubeho mu buntu. Imana izamfasha ubwo ubutaha nzababwira ubuntu icyari cyo. Haleluya. Ariko Paulo wavuze ubuntu ni nawe uvuga ngo hari uburyo umuntu wageze mu buntu agomba kubaho. Ni ukuvuga ngo ubuntu si amagambo, ubuntu ni ibigaragaza ko umuntu yabwakiriye. Ubuntu bugaragara mu buzima bw'umuntu. Mubigira ibisanzwe nta kibazo. Urumva bamwe Satani yarangiza akavuga ati ati n'abapastori barasambana, ati n'abapastori bagiye, ati kubera iki utavuga? Reka nkubwire, pastori wakoze ibyo umunsi umwe nitugera imbere y'Imana ntabwo Imana izabanza gukonsulta pastori. Ijambo ry'Imana iyo rivuze hano riba riri ku karubanda, buri wese arumva. Pasiteri na administrateur nufasha ibintu gushyira ku murongo, kuguhereza umurongo ngo dore ibi, ntabwo bikuraho ko ari umuntu nkawe. Murimo murabyumva? Kubera ko twese nitugera tuzabazwa ibibazo bimwe. Yesu mwahawe mwamukoresheje iki? Ibibazo ni bimwe. Baba we, mbega Mana we. Niba rero warabiretse kubera ko hari pastori, kubera ko hari kanaka, reka nkubwire, kwa Heri nakubwira iki? Igihe pastori azagerayo usange hari ukuntu yaregeye ibintu bye n'Imana, hanyuma usigara urebera mu myotsi. Iki nyene no kukivuga. Uyu munsi itorero cyangwa ubukristo bwashyizwe mu gatebo k'abananiwe gusa. Urabizi abakristo barananiranye, abapastori barananiranye, bakabana amafaranga. Reka nkubwire, ntago abapastori bose ariko bameze. No mu buzima bwa buri munsi hari abakozi ba leta barya ruswa. Ntibahari? Bose se bari muri gereza? Hari abakozi ba leta ibinyamakuru buno social media yarabyoroheje, bibariya ku karubanda. Ukumva ngo gitifu cyangwa meya ngo asigaye ngo hari umugore w'abandi yatwaye. Buzima se ntibukomeza? Titire y'ubumenyi ivaho irakomeza kubera ko imirimo administrative igomba gukomeza. Nitorero ni gutyo. Haleluya. Pastori na administrateur ni umuntu ugufasha gushyira ku murongo iby'Imana yategetse. Ari ku ijambo ibiyobora Imana, ibigaragaza Imana n'uburyo ugomba kubana nayo biri ku karubanda, birandagaye hose. Haleluya. Umuntu wese uzi gusoma, ufite urubanza imbere y'Imana. N'abatazi gusoma buno Bible Society yabazaniye Bibiliya, umuntu atega amatwi ntawe uzacikira Yesu. Bwira mugenzi we ngo ntawe uzamucikira. Icyo nkunda nuko mu bibazo Imana yateguye kuri uriya munsi, Imana yakwimye amahirwe yo kuzitwaza kanaka. Imana yayakuyemo icyo yagikuyemo. Kubera ko reference ya mbere Imana yatanze ni Yesu Kristo.
Haleluya. Icya kabiri ni ikintu cyitwa modernism. Ikintu ngo kibigezweho nyine ngo abantu bita ngo buno, kubera ko ubundi modernity hari igihe abantu bigeze kubaho baba mu buzima dushobora kuvuga ntago wabwita nomade cyane, kubera ko icyo by'abantu benshi babeshwagaho n'ubuhinzi n'ibintu ibi bisanzwe abantu bakoresha intoki. Modernization rero itangira kutuzanira tekinoloji n'ibindi. Modernization rero aho ibereyeyo yahisemo kukorohereza abantu bashaka kureka iby'Imana rwose akazi. Iravuga ngo isi turayigira umudugudu, globalization. Turayigira umudugudu. Umuntu n'abari muri Amerika yambaye afite ibisuko hano n'irinahe na ya bya bindi byacikaguritse. Hari umuntu heruka kuvuga ati mureke abantu bambara ibyo byacikaguritse bamaze gucika ku mutima. Ijambo rya rikomeye nanjye naryumvise numva rirakaze pe. Ati ntimubarebe bambara ibicitse, mujye mubyorera mu bazengeri bamaze gucikagurika kare. Biriya ni birimo imbere bigaragara hanze. Murabyumva? Umuntu yabona umuntu hariya hirya muri Amerika kuri televiziyo, mu gitondo akaza ashaka kumukopiya. Murabyumva? Sha mujya mutureba gutya mukagira ngo ntikanyuzeho sha. Petit Jackson na madrede n'umuziki w'umusitari hatari. Uwo niwe yari ngewe. Bageze banyita Petit Jackson. Kubera ko kabisa Jackson kabisa najyaga hariya nkareba za bani za smooth puri payoze nyigana, najya hariya kuri piste kuri ya ukagira ngo ni Jackson waje mu Rwanda. Ariko ndi gukora iki? Ndi gukopera Michael Jackson. Biravuga ngo n'umwuka we uranjyamo. Ntimugire ngo muba mubareba kuriya. Iyo ushatse kwigana umuntu ushaka kuba nkawe uterura n'umwuka we. Rero ingorane zimwe dufite muri icyo kintu cyitwa modernism nuko abantu batakiribo babaye ibindi bintu. Umuntu ubundi iyo utabaye uburiwe ugashaka kubundi birangira utabaye ushaka kuba we ntube na wowe. Kare nababwiye ngo mu Kinyarwanda bakwita ikiburaburyo. Umuntu ashobora kuba ari igitangaza, afite amafaranga, afite umukobwa mwiza ugizute, ariko ari ikiburaburyo kubera ko siwe. Yamize Beyonce, yamize Jay-Z, yamize Minister. Ari umuntu ujya kuvuga ukumva yajya kuvuga ukumva yiganye umuntu aravuga nkawe aksakuraksa buri kintu ugasanga yabaye wa wundi. Uwo mwuka ubundi ni ukugize. Abantu rimwe na rimwe bajye bareka kukwibeshyaho rwose, nta kundi. Ibyo ukora reka tureke kukurenganya, si wowe. Wowe tubona n'undi muntu. Icya gatatu, umwuka witwa formalism. Formalism ni ugufata ibintu byose bakabigira. Reka mvuga urugero, nk'urugero rwiza, reka tuvuge idini. Idini icyo rikora riraza, ryarangiza rikaza hano rikavuga ati Kristo rero ngewe ndamuzi namukubwira. Mumbwire. Kubera ko idini niryo rifite Bibiliya, ugasoma hariya wavuga ngo ariko Kristo namubonye, rikajya hariya ati oya buretse kujyayo ninjye nyine wakujyanayo. Urimo urabyumva? Uko rikomeza kugutangira rikakuremera ibigutangira, rikavuga ngo urabizi ugomba kujya muri korari, ugomba bya bindi byose. Urimo urabyumva?
ugasanga umuntu yabaye umunyedini musa kandi akibeshya ngo azi Yesu. Urabyumva? Kandi Yesu abona si wa wundi Bibiliya ivuga. Abantu benshi rero babana n'undi Yesu. Paulo yamwandikiye abigarati ate baba we, ati kweri koko, ati mugeze ku rugero mwashatse undi Yesu. Hari abandi ba Yesu abantu bigisha, hari n'abandi ba Yesu abantu bizera. Kandi kigiye kizi kubarema sha, ngiye kujya ku mwuka wundi ubarema. Yuha atari kumura wowe, ibintu bigenda mu buryo buri systematique. Ugomba kubatizwa, ugakomezwa, warangiza ukabyara, ukishingira, byashoboka ukazaba pastori, ukazajya mu nama ya paruwase n'ibiki. Hari umuntu umwe w'inshuti yanjye w'umubishopu atwariwe mu rugo, noneho nyine kwa kundi iyo wabaye muri Yesu, iyo umuntu akoze presentation wisanga inshuro nyinshi wabaje kumubaza urakijijwe se. Nuko umwana ndamubaza nti nyine saramuvuga umwana wa bishop ni wakiriye Yesu se. Haterekajwe da ati nge navutse nkijijwe. Kagira inkuru kwavutse ati wavukira kwa bishop ukabudakijijwe. Ati ngewe nonsa amashereka y'agakiza mu nda narakijijwe, ati nagendanye umwuka wa papa. Murabyumva? Twagiye tugira abakristo babatijwe bakomeje ariko bataza akantu na gake kuri Yesu. Usanga hariya hirya mu kabare, usanga hariya hirya muri babandi ba porune, usanga hahandi hose dusanga. Ugasanga umuntu noneho Satani uyu munsi arangiza azana undi mwuka wo kugira ngo babyoroshye. Patire kashwita ati Patimana igitanga impano. Urimo urabyumva? Umuntu yaba asanzwe aba mu isi isanzwe hariya rota agakora icyo bita transfer of credits gusa. Abo muri kaminuza barabyumva. Gufata amakereda amasomo warugize ukayatransferinga ahandi ukayoherereza ahandi, akaza agakomeza aganura atarigeze ahura na Yesu. Nigeze gukoresha amahugurwa abapastori hamwe n'ahantu hamwe sindi buhavuge. Abapastori barenga 1200. Harimo bitwa ngo ba apotre kubera ko ayo yari amahugurwa mpuzamatorero. Harimo ngo bitwa ba apotre ngo bya bindi byose biyita muzi. Ndigisha ngezemo hagati numva ijwi rirambwiye ngo ariko ubu ntabwo uri kubibira ubusa wowe. Kubibira ubusa. Hatuzi ko mu hano harimo abantu benshi badakijijwe. Ndareba nditegereza nkareba ba apotre ba profete bande ndanikomereza kwigisha. Ngezemo hagati amagambo arahagarara pe, umwuka arayanyibara yajyana mbura icyo mvuga. Ndavuga sindi kunini ijwi ry'Uwiteka, ndavuga mwese muhumirize. Barahumiriza. Ndavuga nti rero hari ikintu Imana irimo irambwira. Hano urabizi ko waje uzaba umurimo uciye mu nkike hariya hirya, niwigeze winjira. Kandi Imana irimo irambwira ngo uyu munsi nuwurenza izakwandarika. Sinzi ukuntu iryo jambo ryaje gusa, izakwandarika. Ntangira kumva inkweto zigira ngo ndazuba karaba, uzi ko bya bintu bishoboka. Umuntu wize uzi ibintu bya psychology uhita wumva ijambo rigeze mu bantu. Ndahahagarara. Ni rero niba uzi ko utari wakira Yesu mbere yuko dukomeza tera intambwe hano, nyine bubitse imitwe ndeba umuntu umwe aho hantu ngo wari igitangaza ngo yari yisapotere yaragize ute, mbonaje yubu imbere arapfukama ari kurira. Ngiye kubona mbona narumiwe
abapastori reka mvuge ngo n'abapotere n'abaposti n'ababishopu n'abaki barengaga, nibaza ngo barengaga nk'120 gutyo. Ngiye kubona mbona hafi 1/2 cyabo bari imbere hano. Kubera iki? Abenshi bazanwa n'undi mwuka wa kane witwa umwuka wa materialism, ibiguzi n'ibintu. Urimo urabyumva? Niba hari ahantu hari imari, reka mbibabwire, ni mu rusengero. Yaba mu rusengero niho hari abasirikare, niho hari abapolisi, niho hari ba gitifu, niho hari abacuruzi, niho hari bose turabafite. Mvuze nabi se? Kandi uzi impamvu nuko iki kinyejana isi y'ubwayo yakimye amahirwe yo gufasha abantu, kubera ko isi ubwayo irananiwe. Hari imihindagurikire y'ikirere ntitubizi, intambara ntitubizi zaho Ukraine yari tugeze, noneho haje nyinshi. Isi ubwayo irananiwe, kandi uko inaniwe niko n'abatekereza ko bayiyobora bananirwa kuyiruta, bagasigara badashobora kubona ibyiringiro na bimwe mu isi babamo. Aho bahungira ni hamwe, ni ugushaka ibyiringiro ku muremyi wabo, kuko barimo barashakisha hose. Ariko reka mbabwire, dufite umuti sha. Kira mugenzi wawe ngo dufite umuti. Uzabaza abantu bitwa abaterapisite, araza akakugira inama akagira, kandi wowe ubuvuga nyine bikumaze mu iminsi umubwira. Ariko twewe umuti wacu nta nubwo ukeneye kumbwira, ndakubwira icyo Yesu avuga. Uko ndimo mvuga, uko wakira niko bigenda bisohoka, niko agenda bisohoka, niko ugenda uruhuka. Ntabwo bikeneye mekanizme, kubera ko mekanizme Yesu yarayirangije. Haleluya! Ndashaka kubatangariza ngo niba isi yarakuruhije, Yesu niwe wenyine wavuze ngo ngewe ndakuruhura. Nta wundi muntu wari wavuga iryo jambo, nta n'umwe. Uzabaza abaperezida bari bakomeye, abagabo b'ibihanga, iryo jambo bararitinya, ntago bakuruhura, kubera ko nabo baba barushye. Indushyi ntabwo yaruhura indi. Yesu niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunzeho mfite uburuhukiro. Birababaje rero umuntu kuruhira imbere ya Yesu uruhura, nakaga. Ntuzaruhira imbere ya Yesu kandi aruhura. Genera Guayax ukaza ukaba ufite uko ushobora kuvugana ugakomeza kubindushye, ruhuka mu izina rya Yesu. Yesu nicyo cyamuzanye. Reka rero nsoroze kuri iki cyanyuma. Mana we, sinizo ngorane z'abigisha. Uba wumva ari nk'utuntu tumwe wakongera, ariko Imana itundinde. Ubu iki nicyo yabateguriye bitewe n'amasaha. Hari umwuka wundi, umwuka nsorejeho, kugira ngo ibi bintu babihereze logique, nyine berekane ko nyine ari nta kundi. Bazana umwuka witwa intellectualism, abantu bigize abanyabwenge shaho. Nibi bintu ndi kwigisha ubu hano hari umuntu wigize umunyabwenge, wigize igitangaza, nabyigiye amasaha n'agasaha. Ngewe ndi docteur muri teologia na filosofia. Urimo urabyumva? Umuntu hariya wize business administration ngo arashaka kuza kunyereka ngo icyo Bibiliya ivuga. Mu by'Imana niho honyine umuntu aza hariya yarangiza akaza akaba yigize igitangaza agiye gukosora iby'abandi bagize. Ariko muganga iyo akwandikiye umuti
ujya gushwana nawe? Niba bakubwiye ngo kugira ngo ikirere gitungane, aba environmentalist, abantu bashinzwe iby'ibidukikije, ugomba gukura amashashi, ugomba kugira ute, ntabwo ubidivete, ntabwo ubishwanaho. Ariko iby'Imana nibyo abantu bigize abanyabwenge, nibyo abantu bigize incakura. Umuntu wese urabizi, nanjye ndabizi, umwuka avugana nanjye, umwuka agira. Ariko umwuka, niba hari umuntu abantu basebeje, ni umwuka wera. Mwuka wera ni wonyine ugomba kujya kubwira umuntu ngo urabizi, ngo genda, ngo kugira ngo umuntu ngo amadayimoni amuvemo, ngo uragenda ngo uryamane nawe, ngo aho icyaha cyaciye, ngo aho ibyaciye ngo ni naho bisohokera. Uwo ngo ni umwuka wera. Umuntu atego nakiriye mwuka wera we, mwuka wera waragowe rwose. Murabyumva? Umwuka wera ntabwo atandukana n'icyo yavuze. Yesu ajya kugenda yaravuze ngo dore ngiye kugenda, ariko ni iby'igihe gito kuko nzagaruka nkabana namwe. Rero umwuka wera ni indi shusho ya Yesu itagaragara, ni Yesu utagaragara, ni kontinuwasiyo y'ijambo ry'Imana. Igihe cyose ijambo warijugunye ku ruhande, nta bwenge, urinjije inyuma y'izindi zose. Uzi impamvu? Nuko isi yuzuye errors, nazibatondekera zabayo mu mateka. Abantu bakoze iby'ubuvumbuzi, mu gitondo bakavuga ngo twarabeshye ibyo twavuze. Murimo murabyumva? Ijambo ry'Imana nta na kimwe ryavuze ritakoze. N'ikimenyimenyi uyu munsi iby'isi iri kurwana nabyo ivuga ngo izavumbura, ijambo ry'Imana ryabivumbuye kera, biranditse. Uko isi izarangira, ijambo ry'Imana ryamaze kubivuga. Uyu munsi abantu, ubundi bushakashatsi bugenda ni nk'imyaka 1000 nyuma y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaratambutse. Haleluya. Igihe cyose warisize, ubwenge bwose buri hasi. Ndasoje. Uku niko Yesu ashaka ko tubana nawe, kuba ibitambo. Wiha Yesu wowe wese, ukamwiha uyu munsi ufite ibyiringiro by'uko uzabana nawe, kuko nicyo yaguteguriye. Ntabwo yaguteguriye kuzava minyo ziva hano mu isi muri iki gitaka. Yaguteguriye ko uzambara ubwiza ukabana nawe iteka ryose. Ubika umutwe wawe. Umuntu aba muzima kubera ko afite Yesu muri we. Kandi ibyo urimo gucamo, nkubwije ukuri, nubwo wakwibeshya ngo watambutse, ntaho uzajya, kubera ko izina rya Yesu niryo ribirangiza ryonyine. Niba uraho ushaka kwakira Yesu, ukavuga ngo ndashaka kwakira ibyiringiro by'iteka ryose, ndashaka kuguha umubiri wanjye, kubera ko hari ibintu bimwe ukirwana nabyo kuko wamwihaye igice, kuko wamuhaye ibice bimwe, ibindi urabimwima. None arimo aravuga ngo bimpe byose. Nibwo ibyo urwana nabyo, ibyo byaha, izo ngeso zakunaniye, nibwo zizasohoka njyewe ninjiramo wese. Zamura ikiganza cyawe tugusengere mu izina rya Yesu. Dore namba y'ubusa. Haguruka we wazamuye, tugufashe gusenga.
cyakwikiza ndagushaka unyuhagire ibyaha mutaba. Subiranamo nanjye amagambo avuga ngo mwami Yesu ndagushimye ko wamfiriye ku musaraba, ndi umunyabyaha kandi ndabyemera, umbabarire. Guhaye ubuzima bwanjye uyu munsi, umbere umwami n'umukiza. Natuye agakiza, ndakwakiriye. Nyandika mu gitabo cy'ubugingo, unsibe mu gitabo cy'urupfu. Imbaraga z'umwuka wera kugira ngo neshe ibyaha na kamere. Urakoze kunyakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwese muhaguruke, buri wese agiye kwisengera. Usenge kugira ngo Imana iguhereze imbaraga zo kubaho ubuzima bwuzuye muri Yesu, bwo kuba igitambo cyuzuye. Wihereze Yesu wese, ntugire bimwe umusigira, ntugire bimwe umuhanga ibindi ubisige. Mwami Imana yacu, turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo ubuzima bwacu tuneshwe inshuro nyinshi, kubera ko hari ibice bimwe tuba twasigaje, bimwe tukabikwima. Mu izina ryera rya Yesu Kristo, buzima bwacu buhindure. Buri muntu wese uri aha hantu, mu izina rya Yesu, niyakira imbaraga zihindura, niyakira imbaraga zitanga ubuzima bushya, niyakira imbaraga zigendana na Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze cyane, twakiriye guhindurwa bushya nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.